Yewe muntu, ibuka cya gihe Imana yaguhaye akazi wari warakabuze, ibuka cya gihe Imana yagukijije uburwayi bwananiye abaganga, ibuka cya gihe Imana yakurinze impanuka yari kugutwara ubuzima, ibuka cya gihe Imana yaguhaye urubyaro wari wararubuze, ibuka cya gihe Imana yagutsindiye ibizamini byari bikomeye cyane, ibuka cya gihe Imana yakurinze sekibi washakaga kuguta mu rwobo, ibuka cya gihe Imana yagutsindiye urubanza aho baguciraga urubanza Imana irukuraho. Yewe mukristo, mu ijwi riranguruye vuga ngo warakoze mwami, warakoze Imana ishobora byose. Gusa ikibabaje cyane, abantu bamara gutera imbere bagatera Imana umugongo. Gusa icyo nkundira Uwiteka, iyo abonye umuteye umugongo nawe ahita agushyira mu bihe bigutera kumwibuka. Yewe muntu, mwaretse tukarangamira Uwiteka ushoboye byose, ko tuzi ko byose ari we ubitanga. Nk'urugero navuga, hari abantu usanga bitabira amaklabu atandukanye, nyamara hariho amasengesho yo kujya gusenga Imana, ariko akitabira amaklabu cyangwa se n'izindi mbyino zitandukanye. Ese uri kumva uwo ari we murongo w'umukristo koko? Yemwe mureke duhinduke, ahubwo twigarukire ko Uwiteka Imana yacu isumba byose. Abafilozofi ndetse n'abandi bahanga kabuhariwe bahora bibaza ikibazo gihambaye, ati se Uwiteka Imana yacu ari hehe? Nibyo pe, buri mukristo wese akwiye kwibaza iki kibazo kuko ni ikibazo cyiza cyane. Imana yacu ibiri mu mutima wacu, mu mwuka wacu, mu bitekerezo ndetse no mu ruhande rwacu. Natanga urugero ku muntu wizera Imana, aho koko Imana muba muri kumwe, hari igihe ushaka gukora ikintu kibi maze umutima wawe ukakubwira ati mwana wanjye hoya tuza cyihorere. Imana yacu ifite imico ihambaye pe, kandi buri mukristo arasabwa kugira iyi mico nk'iyi Imana. Umuco wa mbere ni umuco w'imbaraga. Ubwo umuco w'imbaraga usobanuye yuko ari ugukunda abantu ndetse tugasenga Imana tubikunze. Ikindi kandi ni umuco w'ubwenge. Buri muntu wese agomba kugira umuco w'ubwenge kandi hakubiyemo gusenga Imana. Undi muco w'Imana ifite wa kabuhariwe ni umuco w'ubutabera. Buri muntu wese akwiye kubabarira mugenzi we mu gihe yamukoshereje, kandi nawe uwo basabye imbabazi ugomba kuzitanga. Undi muco wa nyuma wa kabuhariwe ni umuco w'urukundo. Buri muntu wese akwiye gukunda mugenzi we nk'uko yikunda, cyane cyane twagendera ku byo Umwana w'Imana yatubwiye kuri iyi si ati kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda pe. Ikintu cya mbere yaravuze ngo hahirwa abagira impuhwe kuko nabo bazazigirirwa mu bwami bw'ijuru. Fasha mugenzi wawe, ahubwo ntumufate nk'injiji, ahubwo umufate nk'umuntu w'Imana. Ikindi kandi abafilozofi baravuga ngo ese ni ukubera iki Imana ihambaye pe, iteye ubwoba ahubwo kubera ibitangaza ikora. Nibyo pe, buri mukristo wese aba akora cyane kugira ngo Imana imukunde ibihe byose. Nibyo pe. Ikindi kandi nubwo abantu basenga Imana nyinshi, ariko hariho Imana imwe y'ukuri. Turabisanga muri Yohana 17:3. Haravuga ngo ni Imana isumba byose kandi niyo yaremye ibintu byose, niyo yonyine tugomba gusenga. Turabisanga muri Daniyeli 7:18 ndetse no mu Byahishuwe 4:11. Ikindi kandi isezerano ry'Imana riratinda ntirihera. Wowe tegereza urebe ngo ibisubizo birakwisukiranaho. Ikindi kandi iyo Imana ihinduye amateka, abantu bahindura amagambo pe. Kandi ikindi yewe mukristo, iyo umwaje Imana cyangwa se ukayisuzugura, yohita ikwemeza ikakwereka ko ishoboye byose. Navuga kuri Goliyati wigize karaha kajya he, avuga yuko nta mwami ushobora kumutsinda, ariko Uwiteka Imana n'imbaraga yohereza akana gatoya ariwe bita Dawidi karamuhanura, nuko maze ubukwerere ndetse n'igitinyiro cya Goliyati cyashiriye mu rupfu. Ikindi kandi navuga ku bwato bwa Titanic, nibwo bwato bwabayeho kuri iyi si ihambaye. Ni ngombwa ngo tubimenye. Maze nyir'ubwato aritonda mu ijwi rirangurura aravuga ngo ni Imana ubwayo ntago yarohamisha ubu bwato.
urugendo rwa mbere ubwo bwato bwakoze bwaje kugonga ikibuye mu nyanja maze bucikamo kabiri, abantu bose magana barapfuye barashira. Iyo niyo mpamvu tudakwiye kumwaza Imana, kuko Imana ishoboye byose. Gusa nyine hari abafilozofi ndetse n'abandi bahanga pe bumva ko Imana ishoboye byose kandi igihe cyose nibyo pe. Washingiraho uvuga yuko Imana itabaho koko? Ndabashimiye cyane. Amazina yanjye nitwa Tuyizere Jean Dode. Muvandimwe, reba ko wakoze subscribe ndetse na share ndetse na comment, tuzakomeze mu bindi biganiro bivuga ku Mana. Ndabashimiye kandi Imana igomeze ibagwirize mu byo mukora byose. Murakoze cyane.